Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu rukundo rwa Remy na Joanna igice cya 8. Ubwo duherukana ubushize twasize ubwo Joanna yari amaze kuvugana n'umugore wa papa we, ari nako kandi papa Remy nawe yakomezaga kumuhamagara akanga kwitaba. Ubwo Paula yaraje maze Paula abaza Joanna ati, ese uwo mugore mwatonganaga ninde? Joanna aramusubiza ati, ni wa mugore wa papa. Sinzi akwiye nimero yanjye, none yahoza ntera ubwoba ngo agiye kumpagurukira njye na mama. Ubwo Paula aramusubiza ati, aguhagurukira se kubera iki? Ese ubundi yakwiye nimero yawe? Joanna aramusubiza ati, sha simbizi, ariko menya hari aho ahuriye na Celine kuko aramuvuze kandi numva ngize ubwoba. Uriya mugore ni umurozi ku buryo mutekerezaho nkikangamo. Ikindi kandi kugira ngo papa dutabane nawe nuko yamuroze. Ubwo Paula yikanzemo maze aramusubiza ati, sha Joanna mugendere kure rero. ubwo Joanna ati, umurozi se wamuhungira he uretse Imana yonyine yamugukiza? ubwo muri ako kanya telefone ya Joanna yahise isona maze ahita abwira Paula ati, ariko si uyu mugabo ntabona ko ntashaka kumwitaba? ubwo kandi uwamuhamagaraga ari papa wa Remy. Maze Paula aramusubiza ati, Joanna narakubwiye ngo ibi bintu bizakuvuna, ngaho mwitabe rero kuko ni umukunzi wawe kandi nta mpamvu yo kumwihorera na miliyoni ze yaguhaye. ubwo Joanna aramusubiza ati, aho bigeze ngomba kugira ukuri mvuga kuko ndabona ntazi amaherezo y'ibi. Ngiye kwitaba uyu mugabo hanyuma mubwire ejo tuzahure. Niduhura nzamubwira ko ibyacu bitakunda, ubundi nyine birangire nsigare ndwana no gushaka ko nzabwira Remy ukuri mbere y'uko Celine bigaragaza. ubwo Paula aramubaza ati, none se urumva umuntu uzamubwira ngo ntabwo ibyanyu byakunda na miliyoni yaguhaye bikemera? Uzi ko no gupfa wapfa ubyita imikino? ubwo Joanna aramusubiza ati, none se ko nayatanze ngo bavure mama, urumva nabigenza gute kandi ngomba gukunda Remy wenyine nta wundi mutendetseho? Uriya mugabo nashaka azarakare ariko ngomba kumureka. ubwo Paula aramubaza ati, nagufungisha se? Erega abantu b'abakire nk'abariya gukina nabo ni ikosa rikomeye. ubwo Joanna ati, nta kibazo ibizambaho byose nzabyirengera kuko n'ubundi amafaranga nashakaga narayabonye, ariko umwanzuro ndawufashe, nta mpamvu yo gutendeka umusore n'umusaza. ubwo bwarakeye tugaruka kuri Celine yagiye kureba Remy ahantu akorera. Arinjira maze ahita ahura na Darius. ubwo Darius ati, ukaba uzindukiye Remy rero, ariko siriya musore ko kumwirukankaho mu biki ko byarangiye, mureke utangire uhe n'abandi akanya. Celine ati, nta wundi muntu nawe umwanya wanjye. Darius aramubaza ati, naho se njyewe? Celine ati, Dario niyo naba nabuze uko ngira ntago wowe naguha umwanya wanjye. ubwo Darius aramubaza ati, kubera iki se? Celine amubaza arimo guseka ati, niya sura, ariko se mbere y'uko uvuga ikintu nta nubwo ubanza ngo urebe uko Remy ameze? Ibaze kuva ku musore nk'uriya nkajya kuri wowe, kuko uri umusore mwiza se twagendana nkumva nta gisebo mfite, kuko ufite amafaranga menshi se ngo wenda mpumiriza aba ariyo nkunda, kuko ufite iki? Uzi ikibazo abasore mugira ni uko utimenya ngo mumenye n'abakobwa bari kuri level yanyu. ubwo Darius amera nk'ubabayemo maze ati, ubwo se ushatse kuvuga iki? Celine aramubaza ati, niki se mvuze kitumvikana? Banza ndebe neza unyitegereze ubundi umbwire niba hari aho mpuriye nawe. Ndeba n'inyuma ariko. ubwo Celine kandi yavugaga ko arimo guhindukira. Arakomeza aramubwira ati, none se urabona umukobwa nkanjye akwiriye umusore nkawe? Ese ubundi nawe urebe ubundi umbwire niba ko kubona turi bamwe ku buryo ngiye nakubonera umwanya. Ubwo rero wabonye ibyanjye na Remy bigenze kuriya, uravuga uti ka Celine karagumiwe pe, reka ngerageze ngatabare katazahera ku ishyiga. Ibyabaye ntibivuze ko Remy namubuze, kuko azahora ari uwanjye kandi usibye na Joanna n'undi utari we ntiyankanga. Cyakoze wenda ucungire hafi nimukura mu nzira uzahita umufata, kuko wari ku kigero kimwe nawe. Ibaze nyine kuva kuri boss nkajya ku mukozi we. Imana izabindinde. ubwo Darius yahise amusubiza ati, umva nkubwire Seri, uvuze amagambo menshi pe, nk'ayo umuntu utifitiye icyizere. kandi n'ubundi rega nta n'impamvu yo kugira icyizere, kubera ko uwo Joanna wita uciriritse
niwe wagutwaye Remy. Reka nkubwire rero Celine, ngiye icyo nashakaga ni uko njye nawe tuganira tukagira ikintu twageraho, gusa nyine ngo ndi kuri level yo hasi kubera ko Remy ari boss wanjye. Ariko ibyo ngibyo ntuzabyicuze ku bw'amagambo uvuze. Nanjye sinzemera yuko witambika mu rukundo rwa Remy na Joanna, ndetse kandi ujye wicara ubizi neza kandi unabimenye ko amagambo uvuze nzayakwibutsa umunsi umwe igihe kwishyira hejuru kwawe kuzaba gushize. Gusa icyo navuga cyo nuko Remy wakwanze yakoze neza. Ubwo Darius ahita agenda. Celine yahise yimyoza maze ati, mujye mwimenya kuko ngiye Celine sindi agakobwa gaciriritse ko guteretwa n'abasore nkawe. Ubwo muri ako kanya Remy yayisaza maze abaza Celine ati, Celine, ni amahoro ko mbonye Darius agenda yihuta cyane? Celine aramusubiza ati, yego ni amahoro, ahubwo se nabona Joanna ko mwese mbashaka mwembi. Ubwo Remy ahita amubaza ati, Joanna se urumva wamukura hehe nyine? Ubu ngubu ari ahantu aba kandi ntabwo nahita amubwira ngo azi ntamuteguje, keretse wenda ari we umuhamagaye ukamwibwirira akaza. Celine aramusubiza ati, ntago yaza keretse numubwira, kandi rwose ni ibintu by'ingenzi nshaka kubabwira. Ubwo Remy yahise amubwira ati, okay, kanze muhamagare mubwira ze. Ubwo nyine uraba wicaye hanze, hanyuma nyine naza nawe urinjira. Celine aramubaza ati, kubera iki se nakicara hanze? Muri ofisi yawe hari ikibazo? Remy aramusubiza ati, ofisi yanjye rero ni ahantu nkorera akazi, ntago ari aho abantu bicara bategereje. Rero uragenda wicara ahantu habugenewe, hanyuma Joanna naza nawe nyuruze kandi nizera yuko wumvise ibyo nkubwiye. Ubwo muri ako kanya Darius ayitaza maze akamubwira ati, Remy, umushyitsi wawe se ko utamuhaye aho yicara? Remy aramusubiza ati, oya nabe yicaye aho ngaho hanze, ibindi ni nyuma. Ahubwo se ni amahoro ko mbonye mu kanya ugiye wihuta cyane? Darius aramusubiza ati, hari icyo nkeneye kuganira nawe Remy kandi turi twenyine. Remy aramusubiza ati, nta kibazo, uvayo muri ofisi umbwire. Celine aramubwira ati, nanjye hari ibyo nshaka ko tuganira twese hamwe na Darius. Ubwo Darius ati, Celine, ntugahinde ariko ndabizi ufite impamvu uvuze gutyo, rero tuza wicara aho ngaho wishaka kumvangira rwose. Ubwo bahise binjira muri ofisi maze barakinga, maze Darius abwira Remy ati, mbega umukobwa umbabaje. Remy ahita abaza Darius ati, indese Celine? Darius ati, yego mani, uriya mukobwa ambwiye amagambo mabi, ambwira buryo ki ndi umusore mubi uciritse cyane, nanjye ndireba koko ndibura, noneho ambwira yuko ntari kuri level ye, arambwira ngo ni mwiza maze aranahindukira aranyereka di, nyine mbura icyo mvuga, ngumya nkanuye amaso neza nk'injanga zapfumuye ishashi, kandi ngo nuko ngo nari mubwiye ngo natwe nyine ngo twajya duhura ngo akama umwanya kubera ko nyine mwatandukanye. Ako bro ambwiye amagambo mabi, numva ndababaye cyane, ndibaza ngo ese mu by'ukuri ko kabona ari mwiza bingana iki. Remy ahita abaza Darius ati, ese ubwo ko kurumva uri kubabazwa n'amagambo ya Celine? Uriya mukobwa ngenda muzi neza n'imico ye yose ndayizi, ndetse rwose nubwo yigira n'umwana mwiza akananyereka yuko akunze Joanna, ndabizi yuko amuzira cyane. Darius aramusubiza ati, cyane rwose aramuzira, kuko yambwiye ngo aba ari we nzajyaho mu gihe azaba amaze kubatandukanya we na Joanna, gusa nyine kubw'agasuzuguro ke nta kintu azakora ngo nume kigenda neza, kandi rwose nawe nabimwibwiriye. Ubwo Remy aramusubiza ati, none se ubundi umuvugisha ugamije iki? Darius ati, ntitwari twabivuganyeho se ko nshobora kuba nafatiraho mani? Ariko nyine igisubizo nacyumvise, ahubwo nizere ko Joanna yari akomeje azamuza n'inshuti ye umena nimero ye. Remy aramusubiza ati, mani, sinshaka yuko Joanna rwose aguza n'inshuti ye utazayibabaza, kandi nawe uriyizi n'ingeso yawe yakunaniye yo gukunda abakobwa. Darius aramusubiza ati, ibyo ngibyo byahinduka ariko bro, wowe umumbwirire maze aduhuze kandi ngenda akomeje. Ubwo ntibyatinze twagarutse kuri Papa Remy yicaye ahantu heza muri hoteli ihenze, yanatumije rwose ibintu byinshi bitandukanye. Nuko Joanna araza, Papa Remy akimubona ahita avuga ati, oh shiri wanjye uraje. Papa Remy ahita ahaguruka maze ati, ngaho ngwino ngwe mushadere rwose nari mwikumburiye. Joanna ahita amusubiza ati, ibyo kuguhobera si ngombwa, ahubwo reka twicare tuganire. Joanna yahise yicara maze Papa Remy
aramubaza ati ko numva sineye ubwoba Joanna wanjye mwiza, ni amahoro cyangwa nakubabaje sinabimenya. Papa Remy yahise yicara maze Joanna aramusubiza ati oya ni amahoro nta kintu wankoreye. Papa Remy ati nari ngize ngo wenda nakurakaje ngo ngusabe imbabazi, erega simba nshaka kuba nakubona ubabaye sheri wanjye, kandi ntacyo ntaguha ngo wishime. Niba ngibi byose uri kureba hano niweho nabitumirijeho ahubwo ryoherwa. Joanna wari wabaye seriyeze cyane ahita amusubiza ati ibi si ngombwa kuko ndi no kwihuta. Papa Remy aramusubiza ati ese bite ko mbona wahindutse, wagira ngo ntushaka no kuma umwanya, kandi kuko ndabyibutse na nijoro koko wari wanze kunyitaba, urumva ko udashaka kunyicisha irungu. Joanna aramusubiza ati ariko ufite umugore wakumara irungu. Papa Remy ati ntukazane ariko umukecuru mu kiganiro cyanjye nawe. Joanna aramubaza ati niba ari umukecuru se wowe nturi umusaza? Ese ubundi ujya utekereza ku myaka undusha? Uzi ko na papa wanjye wambyaye umuruta. Ibaze rero umunsi yamenye ko nkundana n'umusaza umuruta. Papa Remy ahita amubwira ati sinzi impamvu urimo kuvuga gutyo, ariko rwose nzi ko nta papa wawe ugira. Joanna ahita amubwira ati ndamugira nuko tutabana, ndetse na mama ntaba mu cyaro, ahubwo yabaga inaha nuko amaze iminsi ari mu bitaro. Ni nayo mpamvu nashakaga za miliyoni 5 kugira ngo muvuze, kandi byaciyemo ejo bundi bazamujyana hanze bamuvure. Noneho rero impamvu turi hano si ukugira ngo tuganire nk'abakundana, kuko nitekerejeho numva bidakwiye ko nsenya urugo rwawe, cyane ko ubusanzwe nanafite umukunzi. Rero nshaka ko ibi tubihagarika. Ubwo Papa Remy byaramutunguye cyane maze ahita amubaza ati ibiki duhagarika, urakomeje cyangwa uri gukina nanjye? Joanna aramusubiza ati kuki se nakina nawe? Ndakomeje. Papa Remy ahita amubwira ati Joanna, mu byo twavuganye byose ibi ngibi ntago birimo, kuko watumye nitiranya n'umuryango wanjye. Umugore ndamutuka, ndamwandagaza, ndamuhunga, njya kwibana. Rero wingenza gutya kuko nanapfana agahinda pe. Ese ubundi kuki utambwiye yuko ufite umukunzi? Joanna aramusubiza ati ntago byari ngombwa. Papa Remy yakomeje kubifata nk'imikino maze aramubaza ati nizere kuri kunyinisha ariko. Joanna ati oya ndakomeje. Papa Remy ati okay, ngomereza miliyoni zanjye n'ibihumbi 500 naguhaye tukimenyana. Joanna ati ntayo mfite, sinakubwiye ko mama wanjye arwaye natanze kwa muganga. Papa Remy ahita abaseriye maze aramusubiza ati none se ngiye nyoko ndamwishingiye, ugire kumbeshya n'urugo rwanjye nurangiza unyange n'amafaranga yanjye naguhaye? Ngende umuryango ufasha imbabare, erega nta n'isoni karankoresheje kugira ngo kandye amafaranga kajya kuyasangira n'iyo ngegera bakundana. Urakeka ngewe nakwihanganira wagakobwa we? Ubwo Joanna ahita amusubiza ati erega nashakaga amafaranga yo kuvuza mama, kandi nta kundi nari kubigenza, nyine mpitamo kukubeshya. Ariko mu by'ukuri sinifuzaga ko usenya urugo rwawe, kandi rwose ndakwinginze nyumva, basi amafaranga yawe nzayashaka nyagusubiza. Papa Remy aramusubiza ati ngiye ntago ndi banki ngo ndakuguriza, nshaka amafaranga yanjye kandi ntago uravanga utayampaye. Nyagasani ubwo Joanna yahise amubaza ati none se urabona ndayakura he? Nzayashaka nyaguhe, kandi nawe uri umuntu urabizi ntacyo umuntu atakora ku bwa mama we. Ubu se nari nishimiye kujya kubyina mu kabari abantu bambonamo indaya? Nashakaga amafaranga, rero nyihanganira nzayashaka nyaguhe, kandi unasubire ku mugore wawe umusaba imbabazi. Ubwo Papa Remy n'umujinya mwinshi yahise amenagura ibintu byose byari biteretse ku meza, ahita amubwira arakaye cyane ati utagira ijambo wongera kumbwira wandaya we, amafaranga yanjye ndayashaka bitarenze ejo, kandi niba utarayama rwose bizakubaho uzabyirengere. Uwo nyoko watumye umbeshya ukampindura akabwa kawe nzamwicisha, ubundi ubone ibigukwiriye, kandi rwose nibyo ngibyo bishyire mu mutwe, nibirenga ejo umenye yuko rwose uzashyingura nyoko, kuko ngewe si imbere yo gufasha abatindi nkawe. Nyagasani ubwo Papa Remy yahise agenda ubona yuko agize stress nyinshi cyane. Ubwo Joanna kandi asigara aho ngo ubona byamucanze abuze n'ikintu akora, ariko nawe ahita ahaguruka arataha. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe,
ubwo haciyeho amasaha tugaruka kuri Joanna ari mu kagare ke. Ubwo yari yageze ahantu Remy yakoreraga arinjira maze baraganira, nuko Serine ahita binjirana aza arimo kubaza ati Joanna waje? Joanna aramusubiza ati yego natinze kuko hari utuntu nari ndimo, ariko ubu watubwira icyo ushaka kutubwira nta kibazo. Serine aramusubiza ati munyihanganire ko nsa n'uwabatekerereje icyo gukora, ariko nyine nk'inshuti yanyu numvaga ari ngombwa ko mujya muri famiye zanyu mukababwira ko mukundana, byanaba ngombwa mugatangira gutegura ubukwe bwanyu. Ubwo Remy ahita amusubiza ati icyo gitekerezo rwose ni cyiza, ariko ndumva twaba twibuse kubera yuko urabona nyine Joanna akeneye kubanza akavurwa akamera neza akagenda, rero wenda nka nyuma nibwo twakora ibyo bindi. Serine aramusubiza ati mwabikora kugira ngo imiryango yanyu imenyane neza, hanyuma ibyo kwivuza nabyo bizaba biza. Remy yahise abaza Joanna ati sheri urabitekerezaho iki? Ubwo Joanna ahita yivugisha mu mutima ati ariko ubundi ubu Serine agamije iki? Ni hahandi sinzemera ko agira icyo akora kugira ngo ntandukanye na Remy. Ubwo yahise asubiza Remy ati ndumva ntacyo bitwaye. Ubwo Remy ahita amubwira ati ubwo rero uzaza nkujyane mu rugo kubera ko we n'ababyeyi bigira ngo uzanjyana. Joanna aramusubiza ati nta kibazo. Remy ati okay, ubwo ndaza nyine kubwira mama yitegure, wenda nyine na papa simbizi niba azemera kuza, ubundi nyine bakumenye, ni nabyo byiza kugira ngo nyine mumenyane. Serine ati ese ababyeyi bawe babaye iki Joanna? Joanna aramusubiza ati ibyo ni ubuzima bwanjye bwite, ntabwo ari ngombwa ko mbikubwira. Serine arivugisha mu mutima ati erega n'ubundi byawe ngiye kubishyira hanze, umunsi uzajya kwa Remy nzaba mpari kugira ngo ngute amazi, ubundi Remy abone ko uri umubeshyi ahita ngarukira. Ubwo Serine arimo gutekereza gutyo mu mutima yahise abaza Remy ati ese Joanna azaza iwanyu ryari? Ubwo Remy yahise amusubiza ati simbizi neza kuko aribwo tukibivugaho, ariko nyine ntabwo ari kera. Ubwo biramutse baye byiza byaba muri weekend kandi nyine ubwo ngubwo nicyo gihe. Serine ahita amusubiza ati nzaba mpari ku bwanyu, kandi rwose Imana ikomeze ibashyigikire, nanjye ndagiye n'ibyo nababwiraga. Remy aramusubiza ati nta kibazo kandi urakoze. Serine nawe ati namwe murakoze. Yahise agenda maze Remy ati ese nawe ugiye ubona ukuntu wagira ngo Serine hari ikintu agamije kidasanzwe kuri twebwe, nyine nk'ukuntu aba twitayeho cyane, ni ukuri njye rwose mbona atari shyashya, nk'ibi ngibi amaze kutubwira njye ntekereza ko bitari ngombwa. Joanna aramusubiza ati cyane rwose afite icyo ashaka kandi nawe urabizi ko ari wowe. Remy aramusubiza ati anshaka se njyazankura hehe? Ese ubundi wewe bite ko mbona wagira ngo ufite ikibazo, umeze neza? Joanna ati ntago meze neza habe na gato. Remy aramusubiza ati byagenze gute se Joanna mwiza? Joanna ati Remy ndagukunda, sinzi niba ubizi cyangwa niba ujya ubishidikanyaho, ariko ndagukunda. Remy aramusubiza turabizi nanjye ndagukunda rwose. Joanna ati mfite ubwoba ko hari umunsi uzanyanga ukambonamo umuntu mubi, kandi mu by'ukuri sindi umuntu mubi, ndetse nta nubwo nigeze mba umuntu mubi na rimwe, ahubwo nyine ubuzima bwampaye impamvu yo kwigira umuntu mubi, ariko ubusanzwe siko meze. Remy yaratunguye cyane maze aramubaza ati ushatse kuvuga iki se ubwo? Joanna ati mfite byinshi byo kukubwira, ariko sinzi ko nubyumva urambabarira kuko narakubeshye. Nyagasani Remy yaguye mu kantu maze aramubaza ati wambeshye iki Joanna? Babarira rwose ntumbwire yuko wakinnye nanjye kubera ko byambabariza umutima, kandi rwose urabizi ntago nanabyakira. Basi niba ari byo ntubimbwire ndakwinginze, ariko niba atari byo nta kibazo mbwira ibindi ndakumva. Joanna yitonze cyane aramubwira ati nakubeshe byinshi kuko ntari nzi ko bizarangira njye nawe tumeze gutya, ariko ngiye kukubwira bike, ibindi byo sinzi ko wabyihanganira nzaba mbikubwira. Remy yahise amusubiza ati ntacyo nakwihanganira ku bwawe Joanna, abantu benshi bambonyemo injiji ngo nuko naretse Serine maze nkakunda undi, ariko mu by'ukuri njye rwose wari uzi impamvu nahisemo wowe, kandi ntabwo nita rwose ku byo abantu bavuga n'ibyo batekereza kuri njyewe, niyo mpamvu rero njye nta kintu nakora, nta nicyo kandi ntakihanganira kugira ngo njye nawe tugumane tumeranye neza. Rero rwose icyo wambeshye cyose nta kibazo mbwira ndakumva. Joanna aramusubiza ati ikintu cya mbere nyine mfite ababyeyi bose nta n'umwe wapfuye. Remy yahise amusubiza ati kandi warambwiye ko bapfuye, ubwo se ni ukubera iki wambeshye?
Joanna ati impamvu nzayikubwira ikindi gihe kuko uba ushobora kubifata nabi, ariko mfite papa na mama gusa ntibabana kuko papa afite undi mugore, naho mama we aba mu bitaro niho amaze igihe. Rema ati ni byiza kumva ko ufite ababyeyi kandi rwose nzishimira kubabona, gusa nyine uzambwira impamvu wambeshye kandi ntuzarindire yuko ngiye nkubaza. Joanna ati nta kibazo. ubwo Remi yahise amusubiza toke, noneho taha ugenda uruhuke, ubwo turaza nyine kuvugana kuri telefone kandi utangire witegure niba wabyemeye, ubwo nyine muri weekend ugomba kubonana na mama wanjye, hari ikibazo? Joanna aramusubiza ati nta kibazo. ubwo Joanna yahise ataha. Tugarutse kuri papa Remi, yari yagiye mu rugo kwa Kamanzi, ubwo bicaye barimo baganira ubona yuko ariko umugabo afite stress nyinshi. Papa Remi arimo yivugisha ati ngiye rwose ntabwo numva ikintu abakobwa baba bashaka, umukobwa nta kintu ngiye namwimye, kugeza nubwo namuhaye miliyoni zanjye ngo yiyiteho, ariko ngo tubihagarike sha ngo afite umukunzi. Kamanzi ati uwo mukobwa rero ndumva azi ubwenge, yari yifitiye umukunzi, nuko agiye kubona ahuye n'umusaza winjije nkawe, aravuga ati reka murya amafaranga asigara aririmba urwabonye. Ikindi kandi ntabwo ntekereza ko afite nyina urwaye nk'uko yabikubwiye, ahubwo ni ukugira ngo arebe yuko wagira impuhwe ukareka kuba wayamwishyuza. Papa Remi aramusubiza ati akumva ko ngiye naheba amafaranga yanjye se? N'abana nibyariye nta n'umwe ndaha miliyoni 5 ngo azishimishemo, ariko nkemera yuko uriya mukobwa azintwara. Noneho ikintu cyambabaje yanyise umusaza. Kamanzi ati none se ntabwo uri wenyine nturi umusaza? Papa Remi ati n'ubundi niyo handi rwose ngiye ntabwo nahiye amafaranga yanjye namuhaye. Kamanzi aramusubiza ati none se urakora iki wa mugabo we ko yagukuriye inzira ku murima? Ntiyakubwiye se ko ntayafite? Wowe rwose iby'amafaranga we biretse kubera yuko si ikibazo, n'ejo bundi washaka ndi, ahubwo wowe wibuka yuko wahemutse ukababaza umugore wawe maze ugenda umusaba imbabazi, hanyuma ubundi mwongere mubane. Ikindi kandi ugomba kwirinda ni ugusubira rwose muri ziriya ndaya. Papa Remi ahita amubaza ati ubu se kuko ndamuhinguka imbere mvuga ngo iki mana yanjye? Kamanzi ati buriya abagore n'abana beza kandi rwose umutima ubabarira barawuhorana, rero rwose urari ugiye kumusaba imbabazi araza kukubabarira mwongere mubane. Papa Remi ati nimbona umugore wanjye mbabariye hehe no kongera kureba mu nzira isubira mu kabari, ariko Joanna we aho nzamufatira no kumwica ngiye nzamwica kubera yuko kuba ndimo ndicuza ni ukubera we, kandi mu by'ukuri nifitiye urugo rwiza nifitiye n'amahoro, ariko ajyaho arambeshya aranshuka niteranya n'umugore. Kamanzi ati ibyo nyine byarabaye kandi nyine byibagirwe, ahubwo wowe tangira rwose ubuzima bushyashya. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo bwarije maze tugaruka kuri Joanna, yari arimo gutaha ari mu kagare, nuko ageze mu rugo asanga ku irembo Kagwire wa mugore bavuganaga kuri telefone yicaye ari kumwe na Leya barimo baganira. Joanna ahita atungurwa cyane maze ati Leya, uyu mugore mwicaranye uramuzi cyangwa? Leya aramusubiza ati namumenya gute se? Gusa yavuze ko agushaka, niyo mpamvu twabaye twicaranye ngo akurindire. Joanna aramusubiza ati ariko ibibazo biragwira koko. ubwo wa mugore Kagwire aramusubiza ati ese bite ko mbona biguteye ibibazo byinshi? Homura ndi umuntu sindi igisimba kandi wakabaye waje ukansuhuza nka mama wawe. Joanna aramusubiza ati mama wanjye ahari ndahazi kandi byose ni ukubera wowe. ubwo Kagwire aramubaza ati ugira ngo kunyita umurozi na nyoka ari we hari icyo bintwaye? Kandi uvuga batarabona, ndagira ngo nkumenyeshe ko ubu noneho ngiye kukwereka uwo ndiwe. Nyoko yarandoze ngo sinzabyare, nanjye ngiye kumuyima nica uwo yabyaye. Joanna yahise amusubiza ati uwakumva uvuga kwica yagira ngo urakeka wanyica Imana itabishatse? Ariko ubundi kuki abantu mwanga amahoro? Twarakuretse turaguhunga tujya kure yawe ngo ubeho neza, ariko ibyo ntibihagijije no kunteshereza umutwe aho ndi. ubwo Kagwire ahita amubwira ati wa mwana wawe w'umukobwa rero, sinari mfite gahunda yo kugaruka mu buzima bwawe,
ariko nyuma yo kumenya ko hari umuntu wahemukiye naragarutse kugira ngo mufashe kuguhemukira nk'uko abishaka. Ugira ngo kwigira nk'ufite ubumuga kugira ngo utware umukunzi w'abandi se si ikibazo gikomeye? Si inkoherereza abazimu ngo barare bagusura, si ngutera mu nzozi, si nanakuroga ngo urware, ariko ndatuma ibyo wifuje biba. Sasa rero si wifuje kugira ubumuga, nanjye ndaje mbigukorere, kandi akagare wiyicajemo uzakavamo mbajije. Ubwo Kagwere wavugaga akomeje cyane yahise ahaguruka arigendera. Ubwo rero akibyumva byaramutunguye maze ati, ego ko abagore baragwira, none se uriya mugore ninde? Ni mukaso? Joanna aramusubiza ati, ubu ndumva ngize ubwoba kuko uriya mugore ni umurozi mubi kandi nawe arabyemerera. Wumvise ko abivuze? Ibaze ko tugituranye hari igihe namututse akambwira ngo nzongera kuvuga ari uko mubajije. Bwarakeye ngize ngo mvuge biranga. Icyo gihe nabaye nk'ikiragi hashira ukwezi ntavuga. Nta kindi cyabaye da, kuko nagiye kumutakambira. None ngo agiye gutuma ngira ubumuga? Ibyo se ni ibiki kandi? Noneho nabyitwaramo gute? Nabwije ukuri Remi ko mfite ababyeyi, numvaga ubutaha nzamubwira ko ndi muzima nta bumuga mfite, ariko uriya mugore araje, ubu agiye kunteza ibibazo. rero aramubaza ati, ariko ni Celine wamubwiye kuza? Joanna ati, byashoboka kuko ntiyaraza ahomba. None reba yaje, gusa reka nizere ko bizagenda neza kuko nta kibi nakoze ku buryo uriya mugore yanduga bigezaho. ubwo Leya yahise amusubiza ati, sha ndabona ibi bintu bikeneye amasengesho kuko wanabipfiramo. Joanna asubiza Leya ati, sha ntago napfa ntarabana na Remi kuko Imana yamwatse Celine imuhangiye kugira ngo tuzabeho ubuzima bwacu twishimye. Rero hari byinshi byo gukora ku buryo ntapfa. Ikindi rega muri weekend Remi azanjyana iwabo. Leya aramusubiza ati, sha ndumva ibyanyu bigeze kure. ubwo bwarije tugaruka kuri Remi ubwo ari iwabo yagiye kureba mama we. Barimo baganira ibiganiro bigeze kure, babona papa wa Remi arinjiye maze bose baratungurwa. Mama Remi ahita abaza papa Remi ati, ngufashe iki se mugabo mwiza? Remi ahita abaza mama ati, mama aka kanya urabyirengagiye ku buryo azi ukavuga gutyo? Mama Remi aramusubiza ati, umugabo mu rugo rwahora ari umugabo Remi, kandi ikosa ryose yakora agomba kubaha ibihe byose. papa Remi ahita avuga ati, sinatekerezaga yuko rwose wavuga ayo magambo bitewe n'ukuntu naguhemukiye, kandi rwose na Remi sinamurenganya kubera yuko byaramubabaje cyane, ariko reka mbabwize ukuri, ngarutse hano kugira ngo mumbabarire. Nyagasani ubwo umugabo yahise apfukama maze arakomeza arababwira ati, ndabizi nyine yuko nabaye umugabo mubi, ndagutuka ndetse nanagukubita ngutesha agaciro, ariko mu by'ukuri umbabarire ntabwo yari njyewe, ahubwo sinzi ibintu byari byaneye, ahari n'inda rwose yari yandoze, ariko ndagarutse kandi rwose ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ubwo mama Remi yahise amubwira ati, oya haguruka rwose nta mugabo wo gupfukama. ubwo yahise amuhagurutsa arakomeza aramubwira ati, nta mugabo utibeshya. Ahari wenda warebye itoto ry'uwo mukobwa wumva ko ngewe ntakigukwiye kuko nshaje, ariko buriya baravuga ngo uburanga bw'amatako ntibuyabuza kubura. Sinzi ibibazo uhuye nabyo, ariko no kuba ugarutse ndabyishimiye. Sinifuza kuba umugore watandukanye n'umugabo, niyo mpamvu niyo wagenda ukamara imyaka 100, igihe cyose wagarukira uhora uhawe ikaze iwawe. papa Remi aramubaza ati, urambabariye se? Mama Remi aramusubiza ati, umugore ni uwihangana kandi rwose ndakubabariye, ndetse nzahora nkubabarira. ubwo papa Remi biramushimisha cyane maze ati, nukuri urakoze pe, sinumvaga yuko rwose byagenda gutya. Ahari wenda nari nasaze njya gusiga umugore mwiza maze nkasanga udukumi. Mama Remi aramubwira ati, kwibeshya bibaho, ahubwo ko nkuzanira icyo kunywa, kandi rwose wumva utuje mugabo wanjye. Mama Remi yahise agenda maze Remi asigara arimo aramureba. Ahita amubwira ati, papa ugize Imana pe, ufite umugore witonda, ni ukuri byakugora kubona umugore ufite umutima nk'uwa mama. Papa Remi aramusubiza ati, Remi mwana wanjye, niba ukindakariye rwose umbabarire,
ariko urabizi nta muntu udakosa. Rema aramusubiza ati papa, naba ndakazwa n'iki kugarutsa amahoro, ariko nizere yuko nta modoka cyangwa inzu wagurishije kubera ko abakobwa nta kindi kintu rwose baba bashaka uretse amafaranga. Papa Rema aramusubiza ati sinagurishije ibyo ngibyo, ariko nyine namuhaye miliyoni 5 zanjye, none yarazitwaye narazimwatse arambwira ngo ntazo afite. Rema aramusubiza ati mureke yirire nyine, azagenda avuga yuko yatoraguye miliyoni 5, none se ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Mama Remi ahita azana icyo kunywa maze ahereza Papa Remi akamubwira ati iyo ndaya se yakuriye amafaranga angahe? Papa Remi aramusubiza ati ni miliyoni 5. Mama Remi ati ndumva yitonda, abandi babarya miliyoni 30, none se mupfuye iki? Papa Remi aramusubiza ati yambwiye ko afite umukunzi kandi ko adashaka gusenya urugo rwanjye, ngo ahubwo yashakaga izo miliyoni zanjye gusa. Mama Remi aramusubiza ati ndumva ari n'umwana mwiza, yakoze gutuma utekereza kugaruka. Ubwo nyine miliyoni zihebe zagiye, n'ubundi iyo muha nta muntu wari uhari ngo uzajya kurega. Papa Remi ati n'ubundi ni hahandi sinatuza ntayabonye rega. Mama Remi aramusubiza ati maze rero muri weekend hano hazaza umukazana wacu mushya, nta bintu by'ibibazo nshaka, hatazagira ikica gahunda ugasanga umukazana amenye ko afite sebukwe wajyaga mu ndaya, wabayinjije miliyoni barazigutwara. Rero tuza abazirye neza kuko indaya ntizikinazana kwica. Papa Remi aramubaza ati none se uwo mukazana kandi uzaza ninde? Remi ati ni umukunzi wanjye papa, ni umukobwa mwiza cyane witonda useka neza, nyine wa mukobwa udafite inenge. Nzamuzana hano rero muri weekend maze mumurebe. Papa Remi ati nta kibazo ariko mada, nizere yuko wambabariye. Mama Remi aramusubiza ati shyira umutima hamwe pe, kuko nzahorana no kubabarira. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. ubwo iminsi yaciyeho maze muri weekend haragera. Kwa Remi biteguye umukazana ndetse na Serina ahari, nuko maze Remi azana Joanna aherekejwe na Leah ndetse na Paula, maze mu kugera mu rugo baricara baraganira. Ariko nyine Papa Remi nta wari uhari, kandi ubona ko na Mama Remi atishimye. Ubwo abandi bakomeje baganiramo rwose ubona ko bishimye, usibye Mama Remi wenyine ubonaga yuko atishimye. Ubwo maze Mama Remi arangije ati umukazana wanjye rwose Joanna, none se Joanna ubu byagenze gute kugira ngo wisangire mari uwawe yari uwa Serine? Joanna aramusubiza ati hari igihe Imana yikorera ibyayo. Mama Remi aramusubiza ati nishimiye ko byibuze muri inshuti. Remi ngaho vayo tuvugane gato. Uko bahise basohoka, Remi araza maze abaza mama ati mama ni iki? Mama we amusubira mu kanwa ati mama ni iki? Nta n'isoni urampindisha ukambwira ukuntu uzazana umukazana warangiza ukanzanira wacitse amaguru. Remi ati amaguru ariko arayafite mama, nuko nyine atagenda. Mama Remi ati niba se yafite atagenda, ubwo nyine ataniye n'uwayacitse. Uziko wagira ngo wabaye impumyi pe, wapfuye amaso ngo njye kukuvuza. Gute wanga umukobwa muzima ugakunda umukobwa umeze kuriya? Uziko namubonye ngakubitwa n'inkuba, ariko Serina arihangana ye, ngewe wansimbuza urukobwa nka ruriya tugakiranuka. Remi asubiza mama ati mama basi uyimutuka pe, none se napfuye amaso, urabona naramukunze nabona se? Ibaze nyine nawe ariko kureka umuntu muzima ugakunda ufite ubumuga, urumva se atari urukundo rutangaje? Ese ubundi ko urukundo ari ugukunda umuntu ukamukunda uko ari, hari ubwo ari ugukunda amaguru no kugenda? Uko Joanna ari n'ukuri ngiye biranyuze mama. Mama Remi aramusubiza ati ngewe ntibinyuze, kuko sinkeneye kuzagira abuzukuru batagenda hejuru yo gushaka umukobwa utava ahari. Remi aramusubiza ati mama mbabara rwose w'incumuza. Ubwo Mama Remi ati pfa kuba ibyo nakubwiraga wabyumvise, reka nigire guteka, nta gihe mfite cyo kuganiriza abantu batava aho bari. Ubwo Mama Remi arakaye cyane ahise agenda. Remi nawe ababaye cyane aragenda ahagarara hirya yitegereza Joanna, ubona yuko ari gutekereza cyane. Joanna mu guhindukira abona Remi. Remi ahita asubira inyuma maze agumya ahagaze aho ngaho. Joanna ahita aza yisunika mu kagare aramubaza ati
sheri bite kurunguruka ntuze? Rema aramusubiza ati nari ngiye kuza. Joanna ati umeze neza se? Remi ati cyane rwose. Joanna aramusubiza ati sha mama wawe ni umuntu mwiza, araganira akisanzura, ubu nsigaje kureba papa wawe kandi nawe ndabizi ni umuntu mwiza nk'umuhungu we. Rema ati cyane rwose, hari ahantu nyine yari yagiye, ubu ngo bageze hafi aza nawe uraza kumubona kandi rwose uramwishimira. Joanna aramusubiza ati ariko ndabona wagira ngo ntumeze neza. Rema ati nibyo Joanna, ntabwo umeze neza. Ahita aca bugufi maze bakaringanira, akamubwira ati ariko nyine ku bwawe ndaza kumera neza. Joanna aramubaza ati none se byagenze gute? Rema ati Joanna, uri mwiza birenze rwose uko ubitekereza, kandi ntukabishidikanyeho kuko niwe mukobwa rwose wa mbere nzi wihariye. Uko usa n'uko uteye rwose biranyura, bikanyura n'umutima wanjye maze nkumva nta wundi rwose nifuza uretse wowe. Niyo mpamvu nzagukunda ntacyo nitayeho. Joanna aramubaza ati kuki umbwiye ibyo byose? Rema ati nyine mama wanjye atarakomeza kuvuga. Joanna yahise amuca mu ijambo ati ntago yanyishimiye. Nibyo? Rema ati gusa njye ndagukunda kandi ngukunda uko uri. Joanna ati Remi, hari icyo nshaka kukubwira. Rema ati yego mbwira nta kibazo. Joanna ati nyine narakubeshye, ntago njye nyine urebye ubusanzwe. Ubwo Rema ahita amubwira ati ikintu ushaka kumbwira ntabwo igihe cyacyo kiragera kuko uracyashidikanya, rero rwose buretse uzaba ubimbwira utakiri gushidikanya, sibyo? Joanna ahita amubwira ati reka. Rema ahita amusoma aramubwira ati Joanna ndagukunda. Joanna ati nanjye ndagukunda. Ubwo abakunzi disi bahise basomana maze bakiri muri ibyo, Papa Remi abaraje maze akibakubita amaso ibyo barimo ahita ahagarara akavuga ati mube murekeye murakomeza mu kanya Remi, reka nsuhuze umukazana. Ubwo Remi na Joanna bahise barekurana, nuko umukazana uri hano Joanna agihuza amaso na sebukwe cyangwa se Papa Remi, bose barikanga nyagasani. Harahiye sasa. Uratekereza biraza kugenda gute mu cyo gikurikira? Reka twese duhurire muri comment maze utubwire ukuntu byumva cyangwa se uvuza ko utabyagenda. Wasanga kandi ari ubwa mbere ugezanga cyangwa se ubwa mbere umvise ijwi ryanjye cyangwa se ubonye ino nkuru, kanda kuri bute subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibice bikurikira ndetse n'izindi nkuru z'urukundo bagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Saman. Make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.